sanze urimo kumbeshya ko uzi ko uri umuntu ufite vibe wayi watinye kamera ubimeze bite kanzi ko bagushotinze bakoresheje kamera zagabanutse none se zo ziraburi turakora bakubita ikintu babyumve ndashaka kumva yo bakubita akantu bakumve Gaidi once again ngo mu mutima wanjye wahashinze ibirindiro ntabasha na rimwe guhindura kariye narihereye kunyamukira wabitewe n'iki ubwawe ugenda nta kundi igendere nta kundi nje nagukunze sirwo nkunze ariko nta kundi ayo nguko bamwita ID Music ako ID hari akantu impamvu ntago ndinjira neza mu kiganiro ngo mbanze nguhereze ikaze ariko hari akantu ukunda kubita ngo ID kara kantu sakawe kara kajingo ndashaka ngo kadukubitire ku buryo hari abantu bakunda kumva buri muhanzi agira ariko narahinduye ako kantu kana ka kera niyo mpamvu sigaye mvuga ID once again kara kantu kari keza bro ngo ID ane n'ukuntu wakaririmbagamo ukumva biragwamo sara byaterwaga na vibe even hari n'ukuntu umuntu afite akantu gasanga kabisa akantu k'umwihariko ndabona abantu batangiye guhamagara mu kanya gato impamvu mbikubwira nta ndirimbo turi bwongere kuza gushyiramo hano hagati kuko ugiye kudukubita show iri live ufite indirimbo zimaze kuba zirenze nk'ebyiri eshatu enye eshanu kuko hano tumaze kuhagira indirimbo zirenze eshatu ID Music nishimiye kuguhamagara cyangwa nishimiye kukwakira muri studio hano ID Music ikaze nanone thanks kabisa reka duhere kuri ID wiyise ID kugira ngo ube ID cyangwa ID buri ni identity card cyangwa ubundi buryo sinzi abenshi bakunda gukoresha cyangwa uvuze ID umuntu ahita yumva nyine irangamuntu kugira ngo uhitemo kwitwa ID mbere yuko aba ID amazina y'ababyeyi na yahe winjiye mu muziki gute ndagira ngo uduhe amateka ya ID kuva akivuka akiri muto yavukiye he mu bana bangahe yize he primaire yaje kwinjira gute mu muziki kugira ngo tukwakirane ikaze nyine mu kibuga cy'abasani kuko nawe tubanze nyine turebe ID ninde hera kuri ID akivuka amazina yanjye ubundi yiswe n'ababyeyi nishimwe Desire ari naho ID ryavuye ishimwe Desire okay niyo mazina yanjye ID yavukiye he yakuriye he ese afite ababyeyi ese yaje kwinjira gute mu muziki ndagira ngo twumve ne impamvu nutubwira ahantu wakuriye aho wize inspiration tukamenya abantu mwagiye mukurana biraza kuza kuduhereza buryo ki winjiye mu muziki nanjyewe rero navukiye Nyamirambo Nyarugenge mungu Nyarugenge ariko ababyeyi banjye mama akaba avuka i Huye akaba ari aturuka ariko naho najyaga njyayo Butare ubwihuye ni kwa banizana na ba Davis bariya n'abashuti banjye kumbe nkaba muzika rero narayitangiye wegere microphone ifata neza muzika narayitangiye ukunda kuzi bro sinzi impamvu wabaye shy man open swaga zagabanutse ariko tubabikora nkaba narakuze mfana Band Boys yaba batatu nyine wavukiye i Nyamirambo ariko ababyeyi bakaba arabihuye nakunze kuba ndihuye bivuga ko na primaire wayize Nyamirambo Nyamirambo kabisa niho nayize nkazaye ngiye Butare gusura n'ababyeyi yego mama ariko nawe binyamirambo wenda ariyo ba grandma n'abandi bose abakecuru kabisa nkaba nkafanaga Band Boys nkabaye ko kwitenge ntakora ibi bintu ngerageza nkaba nararirimbaga n'ubundi mukagakorari kabaga muri quartier muri hedini ry'abadive abantu bihuye n'ubudive n'Nyamirambo kongera gukora ariko nyine ntago nakunze kubikora kubera cyane nubana kuze ndi umuntu ukina karate
buriya dojo uri mubi cyane za mawashigeri n'ibindi mubi cyane Shotokani wa Doriyo byose nibyo nakoraga kabisa nkaba rero navuze gute nagerageza nanjye ngiye muri studio nkora indirimbo numva ariko ni ibintu naririmbaga kumva ntibivamo mu producer Heavy Kick nawe ni umuntu twakunze kuba turi kumwe cyane kenshi mwamenyanye agikora muri Touch Record kwa Mukasa Unlimited hano mu Biryogo byari mu mwaka niba wibuka neza mwaka ntago wibuka kabisa ni amana nyine agapeti mbona abaji benshi cyane nkumva ibintu bakora nkashaka kujya kuko iyo uvuze umwaka bituma tubasha kumenya igihe winjiriye umuziki umwaka warangije ntago umwaka nabitekereje kubikora ntago ariho nabikozemo ariko nashaka kubigerageza umva ni nkiri muto n'ubuceri ntago nabubonaga yego ariko Heavy Kick mu bantu bambaye hafi abo bakanabinyinjizamo ni Heavy Kick barimo arabarizwa muri Kenya ariko turavugana uko bwije uko bukeye turavugana Heavy Kick nimutangije na Evidex Heavy Kick umuhungu w'amaso kabisa wakoze no muri Kigali Record muri Covid ntekereza ko umuntu wakoze akoranye na ba Ivry na ba Mento akorana na ba Ivanimano akorana na ba Crisat icyo gihe Crisat yari akiri Christian bakora indirimbo ya gospel nimwe mu ndirimbo nziza yahitinze muri Covid ni nyinshi umusaza yakoze kabisa ubwo turavugana mu bintu byose muhaye ndamwereka kama feedback nubwo ari muri Kenya ariko n'ibindi bintu dufitanye turimo dukora muri no minsi ngomba gusohora mu minsi iri imbere niwe wanyinjije rero muri kariyeri solo ya muzika kabisa nanjye ntangira gukora noneho sasa ariko natangiye umuziki muri Covid nanjye nibwo natangiye gukora kabisa ni na Heavy Kick wayinkoreye kugira ngo utangire recording byaturutse he inspiration y'indirimbo ya mbere yavuye he inspiration byabaye ni umukobwa nakunze musaba ko yanyemerera tugakundana iyo ndirimbo yarasohotse no hanze kabisa kuri YouTube yitwa Nyemerera ushobora kudukubita akapera gatoya tukumva gerega niwe gusange nihebeye umutima wanjye wose warawihariye nyemerera nikubona bwa mbere naraye nagohetse nibaza uburyo wancitse biranyobora nagutumaga inshuti bazimenya utuye zigashekisha hose zigaheba ID umaze kugira imyaka ingahe imyaka 26 nawe umaze gusora kurimo uyu munsi ufite indirimbo cyashya bayita Nakundi imwe mu ndirimbo nziza cyane iri no muri background muri iyi ndirimbo waririmbye umukobwa mukatirana hanyuma iyo ndirimbo ya mbere wayiririmbye ari Nyemerera kabisa ID ari single ari single single umuntu yarankatiye nahise muvuga ngo nigendere nta kundi kabisa nuko nakoze ino song ID reka twigarukire no mu kibuga gifunguye iyi ni indirimbo ya kangahe wakoze ni indirimbo ya kane ni mu ndirimbo eshatu zabanje ni izihe feedback azagwaye hari indirimbo yitwa Unama y'amapiano yakoze akazi kabisa ni nayo benshi n'undi tujye tunanayikina ni nayo benshi banzi ubundi bambwira Unama wakoze andi mapiano ari nabyo kuko ni Heavy Kick n'undi wari wayikoze yari yayikoze twayikomye ubu ngubu n'ubundi ikintu kigiye kuza n'undi mbere nabateguje n'undi n'amapiano nayo Heavy Kick arimo akoraho nubwo uvuga ngo Unama yabaye brand yawe ariko uyu munsi dushobora guhindura nta kundi nayo ikaba brand kuko uyu munsi ni indirimbo nshyashya ngira ngo ku muntu kijya kuri Good TV turi kumwe n'umuhanzi ukizamuka yatangiye umuziki 2020 kandi ahagaze neza ni impano z'abanyarwanda ni impano tuba tugira ngo tuba muri kire tubagaragarize kugira ngo namwe uyu munsi ikiganiro Step Up kiba kuri Good TV kizabe
cyarashyize itafari k'umuziki nyarwanda. Dore nguyu ni ID Music, muraza kuduhamagara, muraduha message, muraza kutubwira ukuntu mwamubonye, muraza kutubwira niba bishoboye akomeza umuziki, niba kandi atabishoboye afata isuka ajye guhinga inyanya ndetse n'intoryi, kuko n'ubundi cyangwa akora utundi turimo tw'amaboko, niko bagenzi bacu bajya bakunda kutubwira. ID, hari indirimbo nakunze, nikunda ntakuzi, buriya agiye nkunze ikintu ntago njya nita ngo uyu muntu amaze igihe kingana gutya mu muziki, ndetse n'abandi bakunda kubivuga cyane ko giye baranikundira impano zikizamuka. Hari indirimbo ugeze kuririmbira umubyeyi, uririmbira mama, iyo ndirimbo bayita Mama. Leta nta wundi Leta nta wundi ni nta wundi kabisa, ni yayikoreye mama, ni nawe nashyize muri video. Mbabarira, ni imwe mu ndirimbo nakunze pe, seriously, ni imwe mu ndirimbo nziza, iri kuri YouTube channel ye, iri kuri ID Music official n'ubundi. Ufite smartphone wandike ID Music, ID ndangamuntu, ID gusa wandike music bisanzwe, ni kuri YouTube channel, urebe indirimbo bitango nta wundi. Namwe muraza kutubwira muri comment cyangwa muraza no guhamagara niba mwabigiye hano muri kuri telefone, munana tuhe message mutubwire ukuntu iyo ndirimbo mwayibonye. Nubwo uyu munsi yatuzaniye nta kundi, ariko banze dukubitire kapera gatoya ku ndirimbo Mama, ndaza kuza kuyikubazaho. Imana ishimwe ko tunagufitana muri studio za Good Rich TV. Ngo barakura bakagenda, bamara gukira bakibagirwa, aho bavuye bakahasiga, wanjye bimenye nzahora ndi inyuma yawe, witaye ku gihagararo, nzazirikana impanuro zawe, mubyeyi wambyaye mugongo mwiza, wometse nkiri muto, Imana itanga byose izabiguhembere. Isewe ahantu hose nakubabaje, mwami icara hasi uruke imvune yavunitse, n'undi nkiwe. Nimwe mu ndirimbo nziza cyane, ngira ngo niba aho nabeshye baraza kutunyomoza, kuko lyrics gatoya mwumvise, nimwe mu ndirimbo zari zifite message. Nubwo uririmbye live bayicuranze neza pe. Sinzi niba arakozwe na Heavy Kick nayo. Nimwe mu ndirimbo irimo gitari ikagira solo, kumva ko irimo acoustic, irimo piano, irimo acoustic. Nimwe mu ndirimbo mvu ifite melody, ikaba ari imwe mu ndirimbo yegetse. Reka banza nkwibarize kuri Mama cyangwa kuri nta wundi. Inspiration yo kuririmbira Mama yaturutse he, ndetse ukazanamukira muri video yayo? Urugendo rw'iriya ndirimbo n'uburyo umubyeyi wawe yemeye kujya muri video yawe. Buriya rero Mama ni umuntu wandwanyeho kuva kera, situation zishe nagiye mpura nazo, ariko nabonye nta kindi kintu namwitura bitewe n'ibintu yankoreye n'uburyo yandwanyeho hose nkiri mutonya, ampibere ampeka, agiye gutumukoreshereza ahantu hose akambabarira. Inspiration n'undi nagiye vuganye na Heavy Kick, ndamubwira ko nshaka gukora indirimbo Mary, kandi mfite amayida meza gutya na gutya. Heavy Kick nawe nka my brother, mufata nka my brother, narambwiye wowe ririmba numve kabisa. Twari turi muri studio icyo gihe n'ubundi muri Kigali Record, Gikondo kwa bamenya ya Gikondo ari mereze ya mbere. Ndavuga okay, aribere konze mbamukubitiyemo chorus, barambwiye ngo ubwo wakintu ngiyo boro ngo ni hatari. Kuba Heavy Kick nawe afite ugutwi kumva, yansabye n'ubundi kuyisubiramo kugira ngo ayikorere remix, nawe ikubitire Mama n'ubundi araza kubikora muri no miss kabisa. Ira ndirimbo mujye kunye kwikuta remix, nimwe mu ndirimbo nziza cyane pe. Yagiye kuririmbira Mary we naye kubise Mama nawe ariko kumushyira muri video ntabwo yabyumvise cyane. Reka ntuze kuncika, utaza kunyibageza, tugende bunono cyangwa tugende inota ku nota, ijambo kurindi. Muri recordinze muri studio, hari ukuntu abahanzi iyo uri kumwe no mu producer abanza gucuranga ukagendera ku byo we acuranga, ndene akakubwira ngiye kugucurangira wowe ugendera byo ncuranga, cyangwa se ukamubwira ngo ngiye kuririmba urakurikira melody yanjye. Hagati yawe nawe yawe na producer, ninde wabanjirije undi kugira ngo ninde wakurikira? Mubanjirije kuko yaramwe nimbanze ndirimbe yumva nta kintu na kimwe aracura, ndamuririmbira abagiye kuri piano, kubera akantu gatonya namwe ngo ririmbira muri aka kantu, ushyiramo ako kantu waririmbye, ndarekodinga. Bwa mbere ntibyagiyemo nyine, tumva bwari bwa mbere n'igihunga n'iki, ariko impamvu itanangoye ntabwo ari indirimbo ya mbere nari nkoze, niyo yaje ari iya kabiri.
ubwo bwa mbere namaze kumenyera studio n'ubundi nzi uburyo barekodinga nzi uburyo bajya gute abantu heavy kick abacuze beat yose irarangira hamwe none reka kubitamo akakarefuri n'amayide yagiye ampa n'amayide kongera wari warashoje kwiga wari ukiri ku ishuri nari narasoje tu wari warashoje umuziki wawe urimo urakorwa nande indirimbo